nakubwiye umwana w'umunsi w'imyaka 18 filime ntiwemere kuyireba kambi subiramo kano kantu umwana w'umunsi w'imyaka 18 please get out sohoka nawe umubyeyi ugiye kureba ifilime ubona hari umwana mubwiye abasohotse cyangwa se uyizimye utegereza amasaha y'umugoroba ukora iki saa 8 z'ijoro abana basinziriye wenda uri kumwe na nyir'urugo mwakareba dutangira akora umugezi ari umukobwa muto uri muri isangiza niba uzobasohokana jene kunepa n'umukobwa muto mwiza kureba hakurya mugenzi abona umusore y'ibugari ariko nawe ari wenyine ukabwo ukamureba undi nawe yubika amaso ariko bose bisa nkaho bose nta n'umwe ufite umuntu bari kumwe sarafati ya mbere ese twaba tuziranyira ndabona afite ahantu nkuzi tu ntukajya utereta ubeshya umugore ko ufite ahantu muzi ibyo ni ibintu bya kera bigoswe buriya abakobwa bacanye ku maso bavuga uti arasa ku ntego nyine vuga iki kugenzura ko kujya kumbeshya ngo ufite ahantu nkuzi bwatinze uwo mugoroba ngo umukobwa bari abakobwa bakorera imbere uwo mugoroba umwe bahuye buriya abazungu hari akantu bafite usanga abafite ahantu agenda agakora iki agakodesha inzu yaba afite umuntu bahuje bakaza kujya kuhashumika bari kumwe Greg nta kindi cyabaye yamuzanye ku nyubako yitwa Nest Share kumbe shaka filime yagiye yatanye filime yiswe ndakureba watching you iyi ni episode ya mbere kumbe uko bagakubise iryo uwo mugoroba umwe hari kamera muri ya nyubako imwe wa musore akodesha acuramo abakobwa hari kamera yazabarebaga iminsi yaragiye mugenzi ricuma wa mukobwa Lina Phillips akora hakuno atwara ambulance umukobwa ni chauffeur atwara ambulance mugenzi ava yavuye mu kazi umugabo wanjye wazaza future husband urimo akora ibiki Lina wa musore bahuye cyagiye mu mbari basigaye bahuza mugenzi buri abazungu yo bakundanya kenshi bose bakuze hari bahita bapanga kuba baba mu nzu imwe hakujya bajya bakodesha amazu abiri atandukanye bagahitamo gutangira gufatanya ubuzima bwatinze hano hari mushuti wa mugenzi witwa ngo Axel ngo afite ngo application ngo ashaka launchinga bagomba kwitabira uyu mukobwa nangagira ibintu by'agakungu umusanga kurana n'abandi bakobwa ngo bagiye mu bubari yavuye mu kazi ko kwitwarira ambulance abari hakuno nta kigara kunda rangije aca mu bandi yeyezera hakuno akirabona hakurya ruhari umuntu muri comptoir ni mutugane nakubona icyo kunywa manjaka Martin cyangwa se Martini ukora iki ndubaka ndabona rwose ari umusportifu urakoze kwimenya ko ndi umusportifu ngakira icyo kunywa nagutunganyirije uyu mukobwa akorera imbere afite na fiance barimo barapanga mariage ati Martin nziza iri muri ayikora ubwo bwoko bw'iyo nzoga ukenera ari keri nzima cyane atari ko zantu twayibonera nziza twanywa ariko byaba ari urugendo rw'amasaha 18 mu ndege niho hantu uzabaza Martin nziza man ndakeka twahuza uyu mukobwa akorera imbere I think we should mingle cyane se cyane sasa hakuno uyu yazanye na fiance we Kaini ahita asindira mu birori by'abandi baraje baterura maniga yasinze Kaini nimba ari ikintu cyabaza umukobwa mwasohokanye ahantu nukujya mu bantu b'abasirimu akabona boyfriend we yasinze yaborewe umukobwa yagiye ababaye yagiye afite isoni n'ikimwaro n'igisebo ntaga cyangwa inzoga nyinshi zagira kumuvuganira maniga n'abagenda atera hijisho harukura agakanzu ubona kazamutse umukobwa abonye maniga arimo aramwitegereza hari abakobwa bazi gutega akanyobwa ubundi iki gisore cy'igisizi tuba twazanye nawe atangira kwisexifyinga mu modoka urebe tangira kurerembura akumana nderega n'umuntu urumva iyi midomo yambaye impeta mu ijosi mu gashanete umukobwa twaherutse sheri we ari barabwira Axel ati umukobwa mu rugo mu bw'ibintu by'ubukwe mama nasa nk'ubikwepa hari abakobwa bagishaka kuryoshya Kigali tangira kuzamura agakwanzu undatwaye maniga maniga ararangaye habura gato y'umukobwa akanambara umukandara ashwida umukobwa nayo yarimo aratega akanyobwa bwatinze umukobwa yazanye imboregwa yiwe mugani w'umurundi man uyu mugabo tuzabana usinda gutya arimo aramporopoza buriya abakobwa kugira ngo uciko nta buri mpamvu sasa ni bwatinze umukobwa yasize boyfriend we mu nzu arasohoka hari aho yaje arakomanga yahise yigarura kwa Dani wibuka Claire yamubwiye ngo dufite inzu nge n'umugabo wanjye twakodejeje tujya kubonaniramo mu gihe ndashaka kwiteza mu rugo iyo nzu twayitije Dani ngo abayibamo mu gihe arimo aradukorera akazi umukobwa yahise yigima boyfriend wanjye ni imbwa y'umusinzi nta kintu yakwibwiriza abazi yuko nge navuye iwacu nje kugira ngo tunywe kanyanga afite urugaboni rwa Sematama urugabo rwikundira icupa yihuriye na Dani w'umufundi kandi naburi abayede umva atereramo Kigali cyo kurenga muramenye kwikorera amatafari urumva baby umukobwa yaje n'akantu k'indani yambaye hari abana babazi ikintu bashaka muri iyi viziyo urumva
tayari maniga. Ariko umwana uri munsi y'imyaka 18 nababwiye. Kumbe ni bwatinze umukobwa mu gitondo cya kare. Yatashye nta n'inkweto yambaye. Boyfriend we atarabyuka. Kumbuka ataha. Harimo ari byabaye ijoro ryashize urumva? Nakubwiye umwana uri munsi y'imyaka 18 iyi filime. Tayari. Umukobwa yazindutse ataha. Boyfriend we basigiye babana ataza kubyuka gasanga kugera hano. Harimo ari byabaye ijoro ryashize. Lina Kayini yatangiye guhamagara umukobwa. Umukobwa vanamo imyenda niyo yari yambaye ejo bajya mu birori vuba vuba acunguza uburyo umwete. Uko Kayini arimo aramanuka. Umukobwa afata agapira. Ndaza kumubeshya ko arafite ibihangova. Tayare hari munyamunya maniga kugera hano. Sheri nakangutse naryamye mu ntebe sinakubona. Arangije ahobera maniga. Mana nkunda uburyo buri guhumura mu gitondo. Ko umukobwa ari barimo aribuka. Oya Sheri. I stink. Ndimo ndanuka. Kamaze njye gukaraba. Ariko mbere yuko nibagirwa impeta yawiriye. Kumbe umukobwa yari yambaye impeta mwijosi. Chanete bayitaye. Urabona iyo meta nayi nakubwiye ngo wambare mwijosi yari yanyogokuru wanjye niyo nshaka ko nzagupropose ariko ndashaka ngenda bayihanagure by polishing cyangwa se bayikeshe muri bijuteri. Ndakeka nayisize kuri loka yo ku kazi. Kumbe yari yambaye cyagiye ajya na Dani. Umva ninjya ku kazi naza kwitora muri loka yanjye aho mbika ibikoresho byanjye byo ku kazi nongera inyambare. Ni bwatinze umukobwa mbere yo kaca ku kazi yasubiye hehe? Yagiye kwa Dani. Kumbe hano harimo agafunguzo. Nizanzu zitwa Nest Share. Banza zamuka hejuru. Ahantu hose kakubitiwe urumva hano niho twahereye. Urebe ukuntu ukora akantu k'ijoro rimwe ugatangira guhumeka amasigamana ngo biryoha biryanaza munsi y'igitanda. Umukobwa aca akazi yose amenani itara. Umukobwa kureba neza mu itara areba ku itara ryari mu cyumba ahantu baraye hari hariho agakamera. Kumbe icyumba baraye bicundeberamo imanda ku itara hari hariho kamera. Umukobwa ibyo bakoze byose ijoro ryashize hari uwabikameraga. Nebwatinze hamagaye Dani aza kubimwereka. Ndabizi ibyo ushaka kubona uratekereza. Ndagusezeranya nago nagutega kamera nayo sinazi ko harimo kamera. None kuva ko ibyo bintu uri murambwa nabyizera zagatore wayinteze. Wamuga beriganya nago nkuzi. Nanjye nago nkuzi yatwawe by'ijoro rimwe karakubitwa nabirenze. Sasa uyu mukobwa yarafite na mariage arimo arategura na boyfriend. Nebwatinze umukobwa za hakuno. Sasa dore umuntu arayaga mu bwonko. Bwatinze umukobwa dore ngo arataha. Niyigeze ajya no mu kazi. Yatashye afite urwikekwe. Sheri ngwino hano. Ejo tuzajya kwa sogokuru wawe kugira ngo tujye mu cyitwa fire season tugenda tumare iminsi mike. Yenda cyari igitekerezo cya Axel n'umugore we nawe barashaka ko tujyana muri ikora nyine muri nka couple ebyiri mukajya ahantu bakajya kuruhukira ahantu kure y'umujyi. Bwatinze arabafashe imodoka berekeza he? Nyungwe. Hiryiyo inzu bafatiyemo aka video ni yaba ngaba. Sasa yabona umugabo ajyanye na Axel agira makicekwe bakiraho. Dore Dani ngo arandikiye Lina ati hari amakuru waba ufite ku bintu byabaye. Lina ntabwo umutima uri hamwe uko yakavuye mu kitozo. Kumbe Dani umugabo we yamuhamagaye yatangiye gukora amasuku. Yewe urakora cyane. Sheri ntabwo wibuka ibintu twafashe umwanzuro se. Abagiye mu cyaro byabaye ngombwa ko bakora iki? Bagaruka kejeri. Bagaruka itawuni. Ko bwaraha telefone irasona. Kumbe telefoni yanditswe na message na nimero atazi ngo ndimo ndakureba. I'm watching you. Filime yiswe watching you. Ndimo ndakureba. Ninde unyandikiye message nimero nayo mfitemo. Urebe arongera arandika. Amwohereza agace ka video yari ryajoro ari kumwe nande na wa mupagasi Dani. Uyu mukobwa afite ubukwe mu minsi mike. Amuha video ahagararanye nande na fiance we. Abetsimba telefone ndapfuye ahawe video na nimero atazi. Umeze neza Sheri? Meze neza ariko si meze neza kuko iyi video mbonye bamuhaye agace ka video